nongeye kubasuhuza mumeze neza kanizere ko mwiriwe neza inshuti zanjye duhorana umunsi ku wundi abareba video zanjye bamfollowinga abankunda bansengera Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ibaha umugisha ndabakunda cyane kandi mbakunda urukundo ruvuye ku mutima rero Imana yo mu ijuru ibaha umugisha abantu mukunda Isezerano TV haleluya Imana yo mu ijuru ibampera umugisha kandi Imana yo mu ijuru ibongera imbaraga ndabakunda cyane rero kandi Imana yo mu ijuru ikomeze kunyongera urukundo rwo kubakunda kuko Yesu yaravuze ngo umwenda wose amategeko yose ahurira mu itegeko rimwe ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda njye rero ntabwo nje nk'aba bandi bavuga ngo sinashobora kubabarira abanzi banjye oya abanzi bacu tubakunde kandi tubasabire n'umugisha kugira ngo tuzatabarwe bagihari iyo tutabaye bagihari barakizwa iyo tutabaye bagihari hari ishuri biga rero niyo mpamvu uvuze ngo abankunda Imana ibaha umugisha abansengera Imana ibaha umugisha abakunda Isezerano TV Imana ibaha umugisha n'abanyanga n'abanga Isezerano TV nabo Imana ibaha umugisha kuko Imana niyo nkuru kuko nta muntu wabonye Satani niwe mwanzi wacu ntabwo rero ubunyanga nta kintu mpfa nawe usibye Satani niwe mwanzi wacu rero ndabashuje Imana mu gihugu ibaha umugisha reka dusenge Imana uri Imana nziza uri Imana y'amahoro uri Imana ivuga bikaba uri Imana itegeka bigakomera duciye bugufi imbere y'amaso yawe n'imbere y'ubwiza bwawe kugushima no kuguhimbaza kubw'ineza yawe no kubw'urukundo rwawe rutagira akagero amagambo tugiye kuvugira hano reka ye guca mu gutwi kumwe ngo ahinduke mu kundi ahubwo reka yandikwe ku nkingi z'imitima yacu reka agire byinshi ahindura muri twe kandi Uwiteka agire aho atuvana n'aho atugeza kubera ko tugiye kuvuga ijambo ryawe kandi ijambo ryawe ryabaye tutarabaho n'abasogokuruza baririsanze rero tugusenze twizeye kuko ibyo dusaba ugomba kubikora mu izina ryawe nyagora ku ngoma kubera kuko ntabwo uri Imana isaza ngo yitwaze akabando ntiwashyizweho n'amatora ngo uzatorwa undi bagusimbuze rero uhoraho iteka n'iteka twiteze ikiganza cyawe gikiza abarwayi bakize babuze amahoro baha amahoro babuze ibyiringiro baha ibyiringiro urakoze rero urakarama mu izina rya Yesu amen turagarutse rero ni Ineza Mugisha Steven itorero ni Pentecoste Mission Christian Church tumushumba waryo ibisigaye Yesu aduhane umugisha ndabakunda cyane kandi mbakunda urukundo ruvuye ku mutima ni ukuri ndagira ngo mbabwire ngo Imana yo mu ijuru ibaha umugisha kandi Imana yo mu ijuru ibishimire uyu munsi mbazaniye ijambo rivuga ngo ntabwo dukwiye gufata ibyatunaniye ngo dukomeze tubikurure hari ibyo tugomba kurekura kugira ngo twakire ibishyashya Yesu ashimwe cyane iyo ufashe ikintu ugakomeza ukagihambiraho ukagikomeza hari igihe birangira kiguciye intoki cyangwa kikagutera amabavu uyu munsi Imana inashaka kuko hari ibyo tureka tukagira ibindi tugira gute tukagira ibindi dusingira mu bintu tugomba gusingira rero mu bintu tugomba kureka harimo ibintu byinshi byatunaniye tugomba gusiga mabega tugomba gusiga inyuma none ibyo twamara kubisiga inyuma tukagenda imbere tukareba imbere none tugasingira ibiri imbere Yesu ashimwe cyane abantu benshi
ushobora gusanga abantu benshi bagiye bakunda kwicara, bamara kwicara akareba ikintu runaka, akaba afite ikintu yumva kuko adashobora kurekura uko byagenda kose. Amen. Ugasanga urasenga, ari ugasanga hari ikindi kintu wanze kurekura, wafashe ubangikanyije no kugera gute no gusenga. Uyu munsi Imana ikeneye kuko tuyisenga yonyine, ntabwo ishaka kuko hari ikindi kintu na kimwe tuyibangikanya nacyo. Nimba uri gusenga, senga. Nimba umaramaje kuba imbere y'Imana, maramaza kuba imbere y'Imana, maramaza gusenga by'ukuri, maramaza guhagarara mu murimo wayo by'ukuri, umaramaze kuyinginga uyibwira uti Imana nje imbere yawe, nje uko ndi. Kubera ko ijambo ry'Imana riravuga ngo nimujya mu byanjye nanjye nzajya mu byanyu, ariko nimunyihakana nanjye nzabihakanira imbere yanyu n'imbere y'amaso yanyu. Niko Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ivuga. Rero tureke gufata ibidashoboka ngo tubivangikanye n'Imana. Akaguru kamwe kari ku mupfumu, akandi kaguru kari ku Mana. Akaguru kamwe kari mu miti, akandi kari ku Mana. Reka mbabwire, Imana ikeneye kuko hari ibyo urekura. Imana ikeneye kuko wowe uyireka igakora. Hajya ubwo numara kujya mu bapfumu ukajya no mu Mana, Imana igasubiza, uzamenya ko ari Imana yashubije, cyangwa uzavuga ngo ni umupfumu wagize gute washubije. Rero ikintu cya mbere tugomba gukora, hari ibyo tugomba kurekura, noneho tukagenda imbere. Nimba turi mu Mana, nitujyane ikirenge neza tukingize mu Mana. Nimba turi mu bapfumu, nitugume mu bapfumu nyine tubihagararemo, nta kundi nyine tubyakire nabyo nta kibazo. Imana yo mu ijuru idahana umugisha. Haleluya. Uyu munsi ndababwira kurekura ibitari ibyawe. Uyu munsi ndababwira kurekura ibyagutandukanya n'Imana yawe. Uyu munsi hari abantu bazi ko bahagaze neza ku Mana, ariko hari ibintu runaka tugomba kurekura. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nimba uri mu Mana bibemo neza, kandi nimba no kwa Satani habe neza. Kubangikanya imirimo ibiri ni ikintu kidashoboka. Muri bino bihugu tubamo, umuntu ukorera Satani ayikorera neza ku mugaragaro, akayikorera ku mugaragaro neza, akatura akayikorera kuki ku mugaragaro. Nimba hari umuntu ukorera Imana, nawe ayikorera neza amaramaje ku mugaragaro. Rero nimureke, nimba dukurikiye Imana, dukurikira Imana, tureke kuyicangacanga no kuyivangitiranya. Nimureke duhinduke, tuve mu byo twabayemo kera, mu byo basogokuru bakoze. Murazi kuko hari imirage yo kwa basogokuru na basogokuruza n'abajyeje n'abajyeje wacu bakoze, uyu munsi bikidukurikirana, kubera ko twabiheye intebe bikicara muki, bikicara muri twebwe. Ushobora gusanga uri umujura rwose utabishaka kwiba, ariko kuko wabihaye agaciro, wabihaye intera. Hari ibyo tugomba kwikokoraho, hari ibintu tugomba kwivanaho, hari za karande zo mu miryango tugomba kwikuraho, hari ibintu ba data bakoze, ba sogokuru bakoze, ba sogokuruza bakoze, ba nyogokuruza bakoze. Ibyo bintu tugomba kugira umwanya wo kuba imbere y'Imana. Twamara kuba imbere y'Imana tugasenga tukabyikuraho. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ntabwo ukeneye undi muntu ugukora deliverance. Oya, njya numva abantu babeshya abantu ngo muzaze ngo tubakorere deliverance, muzaze tubakureho iyo myaku, muzaze tubakureho za karande zo mu miryango, muzaze tubakureho ibyo basogokuruza wanyu bakoze, muzaze tubakuremo. Uye nta na kimwe kizabibakuraho. Iyo hari umuntu wavaho karande abikuyeho nabo ngabo, nge mba narabivuyeho kera.
hari ibintu bingahe byari byarananiye bitatu. Igihe cyose baravuga ngo deliverance, nkahita ngenda nkajya imbere ya pastor nkakubita amavi nkavuga pastor iki niki akambwira ngo ukora deliverance, agasenga kankubita amavuta ku gahanga, agasiga mu biganza, agasinga mu gahanga, namara kuhava nagera imbere nkimara kuva aho ngaho wa muzima akaza ati dore ya karande uraza amavuta nasizwe, ngo bari kunsiga amavuta ngo uwo muzima mveho, ngo izo karande zimveho. Ariko mwari muzi kuko n'umujinya wo murandura nzuzi naye ari karande. Icyo mwari mukizi? Mwari muzi ko kwivumbura nacyo ari karande? Mwari muzi ko no kubeshya nabyo ari karande? Umuntu uri pastor mwivuga ngo pastor yasambanye, kubera ko pastor afite karande ya yindi yo mu muryango, ya yindi ya sekuru yari umusambanyi ruharwa, yari umusambanyi kabuhari. Iyo karande rero iracyamurimo. Reka mbabwire ba Kristo, nta muntu numwe wagukorera deliverance. Ni wowe ugomba kwicara ugatekereza, ukareba ibintu wabayemo, ukareba nimba kuko gusambana byarakunaniye. Kuko njyewe Steven njyewe uzi ko nsambana. Niba mbona gusambana byarananiye kumvamo, nta mpamvu yo kugira ngo nigwe mvuna abakozi b'Imana. Ni njyewe ugomba kwicara nkafata icyemezo, nkavuga ngo ibintu bivuyemo. Uko wicara ukavuga ngo uyu munsi narindi umusambanyi, ntabwo nagira gute, ariko mfashe icyemezo ngiye kurongora nshyira umugore mu rugo. Uko wari ufite abakobwa 10 utereta, warangiza ugatoramo umwe ukavuga uti noneho Claudine ndamukunze, niwe mugore ngiye kurongora, niwe ngiye gushyira mu rugo rwanjye. Ugafata icyemezo ukemera kuva mu bugaragu, ukemera kuba umugabo. Niko nibyo ngibe tugomba gufata icyemezo tukabireka mu izina rya Yesu. Kubera kuko abantu mwese muragenda ngo mugiye ngo kubwira abantu ngo pastor ngo icyaha cyo gusambana ngo cyarananiye kukireka. Pastor buriya rwose ndakijijwe, ariko kunywa inzoga byarananiye kuyireka. Pastor ndakijijwe, ariko buriya mfite akagezo ko gutukana karananiye kukareka. Pastor ndakijijwe, ariko buriya kwikinisha byarananiye kubireka. Uri kubwira nawe nuko nawe afite ibyamunaniye kubireka. Ushobora kugenda wasambanaga rimwe, noneho mu kwezi wasambanagamo rimwe, noneho bikiyongera ugasambana gatatu, kuko abazimu bari muri wa wundi nawe byananiye kureka. Noneho nabo bariyongera. Nimba wasambanaga 2 mu kwezi ugasambanye 5 mu kwezi. Nje kubigisha ijambo rivuga ngo kurekura ibyo dufite, kurekura ibyatubase. Kurekura ibyatubase, twamara kurekura ibyatubase tukabijugunya, tukabyibagirwa, tukababazwa nabyo, tukavuga duti gusambana ntabwo bidukwiye, kubeshya ntabwo bidukwiye, kwiba ntabwo bidukwiye, kwica mu mitima yacu ntibidukwiye, ishyari ntiridukwiye, urugomo ntirudukwiye. Mbese ibyaha bindi byose ziri gutandukanya n'Imana, wowe ubwawe ukicara ukababazwa nabyo, wamara kubabazwa nabyo ukavuga ngo ndabiretse, kandi Imana izagushyigikira. Ariko uragenda ukavuga ngo abantu biga babeshya, nimuze tubakorera deliverance, nimuze tubagire gute. Aragukorera deliverance nawe atikoreye. Aho tugeze uyu munsi, reka mbabwire bene data, aho tugeze uyu munsi, tugeze mu gihe cyo kugira gute, tugeze mu gihe cyo kunihishwa. Ubundi burya baravuga ngo nta ngo ijoro ribaruwa riraye, ngo utararirare yaribarirwa nandi. Ngo kandi burya ngo nta umenya umusonga wundi. Munyagirwa muri 2 cyangwa muri 3, ariko nta uvuga ngo shango turanyagiwe, ahubwo buri wese aravuga ngo ninjye waboze. Ntabwo yibuka kuko nawe wagize gute mwanyagirana.
tumeze nk'imfungwa, tumeze nk'abanyururu. Abanyururu buriya nta munyururu wiyubashye uba muri gereza. Babiyubashye ni bake, ariko nabo burya ntabwo babiyubashye, kuko nabo bayumva kuko hari ibyo wareka ukabimuhereza. Iyo uri muri gereza bakakugemurira iri amandazi 5, ujyagabanya abantu, uhereza buri wese muri kumwe aragusaba. Noneho narya rindi mwari ugiye kurya naryo bakari gusaba, ku buryo bumva kuko nta kantu na kamwe wagira gute wasigarana. Birakwiye kuko wowe ubwawe ni wowe ugomba kwimenya, wowe ubwawe ni wowe ugomba kubabazwa n'ibyo uri gucamo, wowe ubwawe ni wowe ugomba kumenya kuko hari ibyo ugomba kureka, hari ibyo ugomba gusiga inyuma, hari ibyo ugomba gusingira imbere. Niba wumva hari aho ushaka kugera, gira ibyo ureka, gira ibyo wibagirwa, gira ibyo uzinukwa, nurangiza ugenda imbere ucakire ibyo iri imbere yawe. Hari ibintu biri inyuma twafashe turakomeza, twarakijijwe n'ibyo, ariko ubusambanyi twanze kuburekura. Twarakijijwe n'ibyo, ariko amagambo yaratunaniye kuyareka. Twarakijijwe n'ibyo, ariko kubeshya byaratunaniye. Twarakijijwe n'ibyo, ariko kwirarira byaratunaniye kubireka. Twarakijijwe n'ibyo, ariko hari ibintu byinshi biri inyuma byatunaniye kubireka. Tuzi ngo badukoreye deliverance. Igihe cyose hari ibintu nakoraga nibwira ko bankoreye deliverance. Ngewe ubwanjye muri iyi myaka 2, mu mwaka 2023 n'uyu mwaka 2024, nibwo nabonye ko hari ibyo ngomba kurekura. Ndicara mbabazwa nabyo, numva binteye ipfunwe, numva binteye agahinda, kandi ndi pasiteri, kandi ndakijijwe, kandi nasutswe amavuta y'ubushumba, kandi mfite ibyangombwa by'ubushumba, ndi bishop. Ntabwo ari kwa kundi bicara ngo bakubwire ngo uri bishop. Ntabwo ari kwa kundi bicara ngo ngewe ngo mfite itorero ngo ndi bishop. Uyu munsi abantu benshi barabyita abapotere ba bishop, ba revera, barayita ba prophet. Urumva? Ariko noneho ibyo ngibyo ntabwo ari mu rugo rwego. Nabaye pasiteri bansukaho amavuta, bampereza certificate cyangwa icyangombwa kinyemerera ko ndi umushumba, bampa ikarita y'ubushumba, nkahagarara mu rusengero nkabwiriza abantu bakumva kuko rwose umumarayika n'uriya. Ariko nayo mfite ibintu 3 byari byarananiye. Ntabwo ndabivugira hano uyu munsi, ariko nzabivuga wenda. Ibyo bintu 3 byari byarananiye mu buzima bwanjye. Sinanywaga inzoga, sinasambanaga, ariko nari mfite ibintu 3 byananiye. Kandi ibyo bintu 3 byagendaga bikura umunsi ku wundi, bikura umunsi ku wundi, bikura umunsi ku wundi. Nagendaga ku mupasiteri nkamubwira ngo nsengera, namara kumubwira ngo nansengera nkore deliverance, nkataha ahubwo byari bitoya, byari gakeya, none nkataha byagize gute, byapanze, byabaye byinshi. Nagiye mfite utungana gutya, nkataha none mfite ibingana gutya. Yesu ashimwe cyane. Rero igihe kirageze ngo tugire ibyo twiyambura. Ndicara mu minsi yasize muri uyu mwaka turimo, ndapfukama, ndatekereza, noneho mbona bintandukanyije n'inshuti, mbona bintandukanyije n'abantu. Ndangije mfata umwanya ndavuga ngo Mana, nkeneye kureka ibingibi. Ngenzuye neza nsanga ni bya bindi byo muri Karani. Ngerageza gushaka umuntu uzi famiye yanjye, ndamubaza, maze kumubaza arambwira ngo papa wawe byari gutya, sogokuru wawe byari gutya, nyogokuru wawe byari gutya. Arambwira, sanga ni za karandeze wacu. Mfata icyemezo ndarekura. Hari igihe ukora ibintu bikaguha ukavuga ngo bifitemo inyungu, ariko burya nta nyungu bufite. Ugasanga wenda ubonye miliyoni, ariko muri ya miliyoni ubonye uyibonye mu buryo butari bwo. Mu gitondo ikaba yashize,
kandi wende yo gumikiriza ukihangana wari kubona miliyoni 5, ariko kubera kuko nta bya bindi byo muri karande biri kugushitunika bikubwira ngo genda ukore, kora nibwo uzaba uri umugabo, kora nibwo uzaba uri umugabo, kora nibwo uzaba uri umugabo. Imana yo mwijuru tubabarire. Rero wowe nkurikiye kuri Isezerano TV, ndaguhaye amagambo 3 nsozi. Icyambere, reka kwiringira ko Bishop Steven ari wo wakorera deliverance ugakira ibyawe. Ntabwo aya mavuta dusiga abantu. Hereza ayo mavuta. Iyo erayo yindi impereza. Yes. Ntabwo zino olive oil dusiga basiga abantu. Ntabwo arizo zigira gute. Ntabwo arizo zikuraho karande. Never. N'abantu ngiye mbabwire ngo abantu babifashe babifashe ibingibi uragenda akakubwira nyine ngwire nkure deliverance. Umuntu agiye gukora deliverance wishyuye amafaranga ko agukore deliverance, aho ugasaha ibyo yaragukuye ibyo wari ufite byari bikeya, ugasanga utashye wikoreye ibindi kuko wabiguze, noneho waguze n'ibindi. Iri cupa rigura amafaranga 13,000, ugasanga kubwiye kuko aguseho utuntu tungana urwara duke cyane, agafata utuntu duke cyane agakira gutya ku kiganza duke, yamara kudushyira ku kiganza nk'utu ngutu akagushyira mu gahanga, yarangiza ati ndakuderevura mu zina rya Yesu, ndakuderevura. Arakuderevura ibiki? Ndagira ngo mubwire ngo nimba ushaka kugira ngo umuntu ugize, reka kwisunga kuko ngo nabashumba bagusengeye ngo bakure deliverance, ahubwo wumva kuko Imana banzu babazwe n'ibyo urimo. Nimba ari ubusambanyi banzu babazwe nabwo, nimba ari ubujura banzu babazwe nabyo, numara ko babazwe nabyo uvuge ngo man, noneho uyu munsi ndabiretse. Ureko bidakunda wowe ukora iki ngicyo tu, nurangiza wicara ubabazwe nacyo. Baravuga agahinda k'inkoko kamenwa n'inkiki yatoyemo. Utabajwe n'icyo wakoze, mukavuga ngo bakuderevuye, baguteza amavuta, ejo n'umuntu uzakora ikintu cye kwa pasiteri. Ariko wowe nubabara ukumva kuko bikubabaje, ukavuga ngo ibintu bigomba kumvamo uko byagenda kose. Bizakuvamo, uzabisiga mu izina rya Yesu. Rero nimureke turekure ibyaha twabaye nabyo karande. Nimureke turekure bya bindi byadufashe, byatugize imbata, bimwe byatugize imbata. Nimureke turekure bya bindi bitubuza amahoro muri twebwe tubizi ko bitubuza amahoro. Wikwirwa uvuga ngo ngiye kwa pasiteri kuko uzajya mu gitondo n'inzano kuri YouTube nigishe mvuge ngo hari umugore yaje iwanjye arambwira ngo gusambana byaramunaniye, ngo ndamusengera ngo birashira. Ese byarashize? Ariko uzisengera bamenye ko wowe uzaba bizi ko byashize. Nta nuzagenda ngo ajye kuvuga ngo kanaka naramusengeye ngo ajye kuvuga kuri radio, aze kubivuga kuri YouTube, aze kugira gute. Oya, nta bihari. Ngiye ntabwo nje kubabwira ngo muzaze mbaderevure. Nzagusengera yego, ariko nanone nzagusengera nawe ubwe wamaze gufata icyemezo cyo kugira gute, cyo kwisengera, cyo kugira ngo bya bindi biri muri wowe ubiruke. Ntabwo ari nge uzaza kugutera intoki mu muhogo, ko ngiye ningutera intoki mu muhogo nguruke, uzaruka bikiya kandi nzasiga mukomerekeje mu muhogo. Hari n'igihe nzagutera za ntoki mu muhogo kugira ngo uruke ziriho umwanda, none ugasanga wari wifite umwanda mukeya mu nda, none ugasanga nguteje umwanda urenze. Ariko wowe nukaraba neza, wamara gukaraba ugafata intoki zawe ukitera mu muhogo ukaruka, uzaba wizeye intoki zawe. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, uzaziteruke wumve ko kugejeje aho ushaka. Ngiye ninza kukunyiga mu nda nguruke, nzagukanda mu nda, nzakubabaza, ariko uzi uburyo bizabikora kandi ukaruka. Rero nimureke turuke ibyo ngibyo byatubayeho karande. Nimureke twiyuhagire ibyo byadutesheje umutwe, tubirangize. Imana yacu yahabwa icyubahiro.
bene data rero ibyo ngibyo nanje kubabwira, twige kurekura, twige gufata ibyatubayeho karande tubyikureho. Uko ufashe iyi ntuza ukayiyambura ikakuvamo, byanze bikunze. Inyuma nambaye, murabona kuko inyuma nambaye ntuza y'ubururu n'umweru. Aka kanya nafunze, ntabwo uzi ikiri mu nda, ntabwo uzi ikirimo indani. Kugira ngo umenye ikiri indani, nuko nafunguye, njyewe ubwanjye nabyifunguriye. Namara kubyifungurira, nkagira gute, nkakuramo, nibwo uzamenya ko imbere harimo isengeri yera. Ariko nafunze gutya, ntabwo uzamenya nimba harimo isengeri yera, ntabwo uzamenya nimba harimo umukara. Nzaza nkubwire rero gutya na gutya gutya na gutya, nkubwire ko harimo umukara kandi njyewe harimo umweru. Ariko ni njyewe uzamenya ngo ngomba gukuramo umukara, nkambara iki, nkambara umweru. Rero nimureke dukore deliverance, twikore deliverance twebwe ubwacu. Abareke twikorera deliverance, kubera kuko iyi deliverance muranarizi neza nsoza, murabizi neza kuko iteye abakobwa benshi nda. Iyi deliverance isenya ingo nyinshi. Uragenda ngo umuntu agiye gukora deliverance, agafata amavuta ngo Imana imubwiye kuyasiga ku mabere yawe, ngo ntabwo uzonsa, ngo Imana yamubwiye ngo yasiga ahantu ku mwanya w'ibanga, akakubwira gutyo bikarangira gusambanyije. Kandi wagiye gukora iki deliverance, ugataha noneho wari wagiye kwihana icyaha cy'ubusambanyi, none ugataha noneho unabikoze noneho ku mugaragaro, ukabikora ku mugaragaro. Wari ufite umudayimoni umwe, none baguteyemo n'undi. Ese iyo amaze gusambanya ugera mu ugasenga? Ntabwo usenga, uravuga uti none se ko nawe mbona yabikoze, noneho reka njye mbikora, burya nta n'icyaha kirimo. Ariko reka mbabwize ukuri, wowe ubwawe nibikubabaza mu mwanya wafashe icyemezo cyo kuvuga ngo ngiye kubibwira Pastor Steven, wowe mu mwanya wo kuvuga ngo ugiye kubibwira Pastor Steven, ugifata umwanzuro wo kuvuga ngo uje kumbwira ngo kure deliverance ubwo busambanyi bikuveho, wowe ubwawe nyine wamaze kubigira gute? Ni wowe ufata umwanzuro. Ngiye ntabwo nguhatira ngo nkubwire ngo genda ngo bigenze gutya, ahubwo wowe ubwawe ni wowe ufata umwanzuro ukavuga ngo ndabiretse. Rero icyo ndi kubabwira, ngiye ndi kubigisha kureka kwitandukanya na karande zo muri famiye. Banza usenge ubwira Imana uti Imana, nditandukanya n'ikintu cyose, nditandukanya na karande za basogokuru, nditandukanya n'ibyo mama yakoze, nditandukanya n'ibyo papa yakoze, nditandukanya n'ibyo sogokuru yakoze, nditandukanya n'ibyo sogokuruza yakoze, nditandukanya. Nurangiza uvuga uti Imana urakoze kuko ntandukanyije n'ibi ngibi. Nurangiza uhamagara amaraso ya Yesu, uvuga uti amaraso ya Yesu maze kwitandukanya n'ibi ngibi, amaraso ya Yesu azantwikire, amaraso ya Yesu azanyeze, amaraso ya Yesu azantunganye, amaraso ya Yesu azankureho ikizinga, amaraso ya Yesu aze ayinjire mu buzima bwanjye. Nurangiza kwitandukanya nabyo, ufata amazi. Yesu ashimwe cyane. Numara gufata amazi, uyashyire mu ibafu, uyasengere, ufata andi mazi uyashyire mu gikombe. Nimba bishoboka ufata umunyu cyangwa ufate ntuza wa munyu w'umweru w'amabuye, ushyire musenge, uvuga uti amazi ni ubuzima, umunyu ni uburyohe. None rero guhera uyu munsi nkeneye kuryoha, nkeneye kubona ubuzima, guhindurirwa ubuzima. Ko wamaze kwihana, witandukanyije na bya bindi byose. Amaraso Yesu yahamagara yinjire muri wa muntu, yinjire muri ya mazi. Nurangize ya mazi yarandikeho Bibiliya, wabanje gusenga. Numara gusenga uvuga uti Mana nditandukanya n'ibi ngibi byose. Nurangiza woge ya mazi. Numara koga ya mazi neza, uvuga uti uvuga uti guhera uyu munsi ubusambanyi bugende, ubujura bugende, kubeshya bigende, kwicana mu mutima bigende, ishyari rigende. Mana guhera uyu munsi amazi ni ubuzima, umunyu ni uburyohe,
guhera uyu munsi mu kanwa kanjye havagamo amagambo yo kuvuma, havagamo amagambo yo gutukana, havagamo amagambo yo kwica, havagamo amagambo yo gusambana, havagamo amagambo apfuye. Guhera uyu munsi mu kanwa kanjye hamwe amagambo aryoshye nk'umunyu. Nurangiza uvuge ngo Mana, guhera uyu munsi ibyantandukanyaga nawe byose byagiye. Guhera uyu munsi nabaye mushyashya, kubera kuko amazi ni ubuzima, nabonye ubuzima bushyashya. Kubera kuko umunyu ni uburyohe, nabonye kuryohera bishyashya. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo muri umunyu w'isi. Amina. Nurangiza ubwire Imana, numara kubwira Imana buri munsi ayo mazi igihe ugiye koga usenge, ubwire Imana uti Mana, amazi ni ubuzima, umunyu ni uburyohe, nkeneye kuryohera mu magambo yanjye mvuga, nkeneye kuryohera imbere y'abambona, nkeneye kuryohera imbere y'abo nahemukiye, nkeneye kuryohera imbere y'abampemukiye, nkeneye ururimi rwanjye ruvuga amagambo aryoshye, nkeneye kugira ngo Mwami amatwi yanjye ye kongera kumva ibibi, ahubwo yumva ibyiza. Niba navuga ibibi ngiye numva ari byiza. Nurangiza urebe ngo Imana irakugirira neza, urebe ngo hari ibintu byinshi bigiye kugira gute, bigiye guhinduka ku buzima bwawe. Ubikore wowe, ndabikubwiye ubikore, nongere mbisubiremo. Ukimara kwihana kwa kundi nakubwiye, uvuga ngo ndihana ibyaha bya sogokuru, ibyaha bya sogokuruza, ibyaha bya sekuruza. Abaganda bivuga neza, baravuga ngo ndihana ibyaha bya jajja wajajja wange. Murumva biravugitse neza, mu Kinyarwanda biratugora. Nurangiza kubivuga gutyo, uvuga uti Mana, ibi byaha byose ubusambanyi bagende ubyatura ukurikije icyakunaniye, ubyature. Numara kubyatura uvuga uti Mana, guhera uyu munsi, guhera iyi saha, guhera uyu munota, ndasenya za karande, ndasenya inyatsi, ndasenya igisuzuguriro. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyo ngibyo imaze kubikora, iyo umaze kwihana ibyo byaha bya famiye, iyo umaze kwihana za karande zo mu miryango, iyo umaze kwihana ibyaha ba sogokuruza na ba sogokuru bawe bakoze, nibwo wiyuhagira y'amazi, wowe ubwawe ukikorera deliverance. Ndi kubigisha ukuntu bakora deliverance. Wowe ubwawe niwe wikorera deliverance, ubundi woge y'amazi washyizemo umunyu wa wundi w'umweru, cyangwa niba utawufite ushyiremo ufite mu rugo, ushyiremo akayiko gatoya kugira ngo utakugira gute. Nurangiza urufate mu gikombe, ugire gute, urambikeho biriya hejuru, usenge. Numara gusenga y'amazi yasuke mu yandi, numara kuyasuka mu yandi usenga, wowe uvuga ngo amazi ni ubuzima, umunyu ni uburyohe. Reka ibyantandukanyaga nawe, ibyantandukanyaga n'inshuti zanjye, ibyantandukanyaga n'abavandimwe banjye, ibyantandukanyaga n'imiryango yanjye, ibyantandukanyaga na sosiyete nyarwanda cyangwa igihugu bamo, ntago mbizi wumva iko Kinyarwanda ndi kwigisha. Nurangiza uvuge ngo Mana, amaraso yawe wameneye ku musaraba ari muri aya mazi, amanuka nyeze. Dore uyu munsi, guhera uyu munsi wikoreye deliverance warangije, uvuga uti guhera uyu munsi amazi ni ubuzima, nongeye kuba muzima, umunyu ni uburyohe, nongeye gusohora amagambo aryoshye, nongeye kuryohera imbere y'abambona. Nurangiza uvuga uti Mana urakoze, amazi yogu yarangize, asigaye uyamene, niba na ngombwa yakoropa agende, kugira ngo yanyatsi ijyane n'iki na y'amazi. Yesu ashimwe cyane. Nurangiza uzabikore, nimba hari icyakunaniye uhere uyu munsi ubikore, ejo uzabikore, ejo bundi uzabikore. Nubona ntacyo bitanze, uzagaruka umbwire.
ako ni akantu nk'ibiyeho ibanga. Kandi agira ngo nkubwire ngo ibyo bintu nubikora. Nanone ikindi kintu cyiza cyo kuri ibyo bintu kurenga kugenda abandi bigo bakwiba bakubwira ngo ngwino ngo zana amafaranga ngo tugubukire, kurenza kuza bakubwira ngo nitutagusengera inyatsi ntabwo izakuvaho. Ikindi kintu cyiza cyo kuri ibyo ngibyo, numara kubikora wakoresheje ari amazi, wakoresheje uri ya munyu, wakoresheje bibiri ukayirambika hejuru y'amazi mu gikombe, ukayasengera ukayasuka muri yandi, ukoga y'amazi ukabigenza uko mbivuze, warangiza wamaze kubikora uko mbikubwiye, ukavuga ngo umunyu n'uburyohe, amazi n'ubuzima, umunyu n'uburyohe, reka guhera uyu munsi mbonye ubuzima. Iyo igiti kiriho imbuto nta muntu utakireba, ariko iyo igiti nta mbuto kiriho baravuga ngo kino giti ni cyiza ariko nta mbuto. Ariko iyo igiti kiriho imbuto buri wese arakireba. Nurangiza kuvuga ibyo bintu umaze kubivuga gutyo, ugire gute? Ari mu kazi ukora bigiye gutangira guhinduka. Kandi icyo kintu ndababwira ni ukuri, mu kazi ukora bigiye gutangira guhinduka, wikoreye deliverance. Muri business yawe bigiye gutangira guhinduka. Umukoresha wawe mwahoraga mushwana umunsi ku wundi bigiye gutangira guhinduka. Uri umukobwa wajyaga mu kazi, ababosi bakakubuza amahoro bakubwira ngo musambane, akakubwira ngo nutampa ngo ntabwo tuzagira gute, ngo ntabwo ngo bizakunda, ntabwo tuzumvikana. Uzagira atangire kukubona nakubona kubwira ati ari waramutse neza, ari uri gusa neza mukobwa wa Yesu. Atangiye kubwira mbabarira umbwire, ndi kubona hari ibintu byahindutse kubera ko wabonye ubuzima. Uri kumva? Amazi n'ubuzima, wabonye ubuzima. Umunyu n'uburyohe, buri wese uri kukubona uri kumuryohera. Inyatsi zari zikuriho abadayimoni batumaga akureba akakubonamo gusambana nawe, ahubwo bamuteyemo kubona ko uri umuntu w'umumaro mu kazi. Yesu ashimwe cyane. Iryo ni ibanga mbameneye. Mu kazi aho ukora wagenda guhera mu gitondo ukora bukira nta kintu ubonye, bakakubwira ngo dore impamvu ngo bitagenda, ngo nuko waratanze icyacu mubagize gute, wakoze iki, ariko ntabwo bigenda. Icyacu msimbabwiye ngo muzagitange n'amaturo muzayatange kuko ni itegeko ry'Imana. Ariko none wowe ubwawe banza bikore deliverance, nurangiza ubikore kuno mukubwiye, nurangiza uzampamagara umbwire. Ibisigaye Yesu aduhana iki? Umugisha. Nayo magambo Imana yari impaye kubabwira kuri uyu mugoroba. Ibisigaye rero Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ibampera umugisha. Ndabakunda. Rero gerageza iki kiganiro ntukicarane, numara kubikora ugihereze mugenzi wawe, nawe agire gute? Ni umuti. Turabashumba, tugomba kubabwira ibifite akamaro. Ntabwo ngiye nzaza hano ngo mbabwire ngo kuwa gatanu tuzahure mbasengere muzanye 5. Oya, ntabwo nzababwira. Ntabwo ari ukuvuga ngo uko ndi kuri YouTube channel yanjye. Ahubwo wowe ugomba kugira gute? Wowe ugomba kukubwira ikintu kizatuma ugira aho ukagera naho ugera. Utagiye mu bafungo bakurira iki? Bakurira amafaranga. Hari n'abakozi b'Imana basigaye bari ujya akakubwira ngo yego ndagusengera ngo ariko ndaguha n'umuti. Kandi uyu muti urawishyura. Urawishyura 5,000, urawishyura 10,000, urawishyura 15,000. Kandi wagiye gusengera. Abantu bari gukora ubupfumu bihisha inyuma y'iki? Inyuma yo gusenga. Abantu bari gukora ubupfumu bihisha inyuma y'iki? Bihisha inyuma y'Imana. Babyita ngo ni Imana yavuze. Ariko uyu nguyu nta mafaranga nguca. Umunyu uzagenda ushake, uwamabuye w'umweru nutawubona, n'urugera rurakora, na gikukuri rakora. Ikizima nuko uzakoresha uwo munyu nkubwiye gusa n'amazi. Si ibintu byoroshye. Ubundi rero ngo urahindurirwa amateka. Urenga ibintu wawe biratangira gucuka. Urenga wawe ibintu biratangira guhinduka. Urebe ngo kwezi kwajya kwishyura byakucanze, urebe ngo uratangira kubaka iyawe nzu. Imu wahoraga buri gihe cyose mva ko wagura imodoka yawe, urebe ngo birahinduka uyu munsi ukagura imodoka yawe. Urebe ngo ibintu biragenda umunsi ku wundi ibintu bigiye gutangira gucuka bene data. Amen. Hari ibintu bigiye gutangira guhinduka. Banza wikore deliverance, ugira ibintu bike uhindura muri wowe. Imana nta kindi kintu wowe ubwawe wabyikoreye.
ndagira ngo nkubwire ngo nukurikira iki kiganiro ukabireba neza, Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru uzampamagara umbwire. Imana yo mu ijuru reba nk'umugisha. Reka dusenga Imana. Mwari kumwe na Bishop Ineza Mugisha Steven. Reka dusenga Imana. Turagushimye Uwiteka Imana yacu, turaguhimbaje Imana ikomeye, Imana igira neza. Ubwoko bwawe turi imbere yawe kandi turi imbere y'ubwiza bwawe. Reka buri wese wumvishe rino jambo, reka buri wese ugiye kumva iri jambo, Uwiteka Imana Nyiringabo ugire byinshi uhindura mu buzima bwiwe. Mwami Imana yacu ndakwinginze ngo udutabare, uturengere, uturwanirire, uduhindurire amateka. Reka buri wese ufite ikibazo umutabare. Reka wari ufite ibyamunaniye Mwami Databuja nakora ibi ngibi guhera uyu munsi bihinduke. Ndashaka kuko Mwami Databuja uzare muhamya, nkumva abantu bampamagara bambwira ngo byarahindutse bya bindi watubwiye. Rero Mwami Imana yacu, ijambo ryawe riravuga ngo uzatugenda imbere hataringaniza uzoharinganiza. Rero ngaho komeza kwiyerekana no kwigaragaza mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.